kandi muraho neza. Iri joro umugore wawe ashobora kuba yanze kumutera akabariro. Birumvikana iki ni ikibazo gikomeye kandi ikibazo cya rusange. Uku niko umugabo umaze imyaka 5 yubatse yatwandikiye atugisha inama. Ati mfitanye ikibazo n'umugore wanjye kubera ko yanga ko dutera akabariro kandi bikaba bimaze igihe kirekire. None biteguye gukora iki muri icyo kibazo gikomeye kandi ikibazo kitoroshye ikiruta ibindi byose? Ngwino hano kuri Modomani Official dushakire hamwe igisubizo. Kindi M Modomani Official. Ikaze mwese, ikaze kuri Modomani Official. Umugabo yatwandikiye ati ndi umugabo wubatse mfite ikibazo. Nashakanye n'umugore tubyarana abana 2. Umwana mukuru afite imyaka 4, umukurikira afite umwaka 1. Ndashaka ko mungira inama. Uyu ni umwaka wa 3 tudatera akabariro. Twabyaranye abana 2 ariko nabo twabyaranye ku gahato. Twararwanaga iyo nashaka ko dutera akabariro rukabura gica. Cyakora turaganira ariko iyo tugeze kuri iyo ngingo ahita ahinduka nk'intare. Namuregeye umuryango wabo ndetse muregera n'inshuti n'umuryango, ariko ibyo nabyo ntacyo byatanze. None nakora iki? Mungira inama rwose, biyambaje mbizeye ni mwebwe nagira. Yo biteye agahinda rwose. Mwese mwitse imitima mwishyire mu mwanya w'uyu mugabo, mutange ibitekerezo rwose. Duhurire muri comment section, twese dutanga ibitekerezo turebe ko dushyize hamwe twahindura ubuzima bw'uyu mupapa karababaje. Aya majoro ashize ndetse n'iri joro ryakeye nawe bishobora kuba byakubayeho. Ese ni iki witeguye gukora? Nawe twandikire dushakire hamwe umuti w'ikibazo. Dure muri comment. Imana ibarinde.